Kenshi na kenshi mu buzima usanga twese dufite inzozi zitandukanye. Ushobora kuba ufite indoto zo kuzaba umuyobozi ukomeye, rwiyemezamirimo mwiza, umuhanzi, umunyamakuru, uwihayimana se n'ibindi bitandukanye. Nubwo izo nzozi zacu ziba zitandukanye, ariko akenshi icyo tuba duhuriyeho twese ni ukuzaba muri izo nzozi zacu dufite ibyishimo ndetse n'umunezero. Gusa nanone hari igihe twirengagiza ikintu kimwe, hari igihe twirengagiza ko ikosa rimwe gusa ushobora gukora mu buzima rishobora kukubuza kuzagera kuri wa munezero wose wabayeho wifuza kuzabamo, ndetse rimwe na rimwe bikagira n'ingaruka ku muryango wawe wose. Reka nkubwire uko byangendekeye, ngiyi inkuru yanjye. Nitwa Karen, mfite imyaka 27. Mfite ababyeyi banjye bombi, data na mama, ndetse n'abasaza banjye 2. Birumvikana ko mu rugo turi abana 3, akaba ari njyewe mfura muri bo. Nakuze nteteshwa cyane. Ndi umwana, nari nkunzwe cyane mu muryango ku buryo rwose nta muntu wankoragaho. Papa yahitaga avuga ati mundekere agakobwa kanjye ntihagire ugakora. No mu gukura kwanjye kandi niko byagenze. Bose barankundaga cyane, ariko byagera kuri papa bikaba akarusho. Yahoraga ambwira ko nzavamo umukobwa w'igitangaza, ariko ko nanjye ngomba kubiharanira. Ibyo byose yambwiraga numvaga ngomba kubigeraho koko, cyane cyane ko no mu ishuri nari umuhanga cyane. Numvaga ko nta kabuza rwose ngomba kuzavamo umukobwa ukomeye w'igitangaza. Ndangije amashuri yisumbuye, papa yanshakiye ishuri muri Kenya, nuko ambwira ko yamboneye umwanya ku kigo cyiza cyane, maze ambwira ko ariho ngomba kujya gukomereza kaminuza. Narishimye cyane, ariko kuri mama we rwose byari bitandukanye cyane, kuko wabonaga atabyishimiye habe na gatoya. Mama na papa bisa naho ibyo bintu batari babyumvikanyeho, kuko ni kenshi babigiyeho impaka, bisa naho batarimo kubyumva kimwe, kuko mama yakomezaga abirwanya cyane yivuye inyuma. Nubwo ariko yakomezaga kubirwanya aha papa impamvu nyinshi zitandukanye, ariko papa akamubwira ko izo mpamvu ari kumuha yumva zitumvikana. Bakomeje kubiganiraho, rimwe bakanashwana, ariko n'ubundi birangira hafashe umwanzuro ko ngomba kujya kwiga muri Kenya. Ndi bugende, ababyeyi banjye barambwiye bati mukobwa wacu genda wiga uzagaruke uri ishema ry'umuryango. Papa arambwira ati ibindi byo ndakwizeye, nzi neza ko ntawe uzagushuka, ikikujyanye ni ukwiga gusa, nta kindi ngutumye. Mama nawe arambwira tumenye ko ugomba kugenda ukamenya ubwenge, ugiye ahantu kure kandi ha wenyine, ahantu bigusaba kwimenya. Genda mwana wanjye ntuzitware nabi, rwose ndakwinginze ntuziyandarike. Nanjye rero numvaga nta muntu ugomba kuzanshuka. Nahise mbabwira nti muhumure babyeyi beza, mungirire icyizere rwose, ntago nzabakoza isoni cyangwa se ngo mbatenguye. Mu ndege ndimo ngenda, nagendaga ntekereza ku magambo yose ababyeyi banjye bari bamaze kumbwira, kuko numvaga ngomba kuzakora uko nshoboye kose nkazaba umukobwa mwiza utiyandarika, ku buryo numvaga ngomba kuzagaruka bakishimira umuntu nabaye we rwose. Numvaga ngiye kuzagenda nkiga uko nshoboye kose, nkazajya ntsindira ku manota yo hejuru, kandi nkazaba ndi n'umukobwa w'intangarugero mu mico no mu myifatire. Nageze ku ishuri rero nkereweho gatoya, kuko nasanze bagenzi banjye baratangiye amasomo. Bwarakeye njya mu ishuri dutangira isomo rya mbere, ariko hashize akanya gatoya dutangiye, umwe mu bayobozi b'ikigo yarinjiye, nuko aravuga ati umunyeshuri wese utarifotoza kugira ngo bamukorere ikarita y'ishuri agomba gusohoka akagenda akabanza akifotoza, nuko akabona kugaruka mu ishuri, kuko mu cyumweru gitaha nta munyeshuri n'umwe uzongera kwinjira aterekanye ikarita y'ishuri. Akimara kuvuga gutyo nahise ndaranganya amaso ngo ndebe ko hari umwe muri bagenzi banjye twiganaga wahaguruka ngo tujyane, ariko mbona nta n'umwe uhagurutse. Nuko barabaza bati
mwese mwarangije kwifotoza ko mbona mudahaguruka ngo mugende? Bose batangiye nabo kuraranganya amaso nuko barandeba kuko ari njye wari mushyashya. Abandi bari barabirangije rwose barifotoje kuko bari baraje mbere yanjye. Nahise mpaguruka njyenyine nuko barabaza bati ese nta wundi? Bati yego twebwe twarabirangije. Bahise bandangira aho bifotoreza nuko ndagenda, nuko ngerayo ndifotoza ndongera ndakata ngo ngaruke. Kuri icyo kigo aho nigaga cyari ikigo kinini cyane rwose, ari etaje ndende ku buryo kwinjira kugira ngo menye aho hantu hose nari naturutse nabonaga biri bungore cyane. Mu gusohoka nari nasohotse ngenda nitegereza ahantu hose kugira ngo ntaza kongera kuyoba ngira ngo nahafashe, ariko nasanze nibeshye kuko natangiye kubura aho naturutse. Natangiye kugenda nkatakata ngenda manuka nongera nzamuka, nuko nkabona ndimo ndasubira aho nari nturutse. Nabikoze nk'inshuro ebyiri mbona ntago ndimo kuhabona. Ngeze aho ndahagarara ngo nshyire ubwenge ku gihe menye neza umuryango twari turimo kwigiramo, hanyuma nahayoberwa ntangire mbaza abandi ndeke gukomeza kwihagararaho. Nkihagaze aho nagiye kubona mbona umusore umwe anturutse imbere arimo andeba amwenyura nk'aho asanzwe anzi, ariko njyewe namureba nkabona nta hantu muzi. Yahise angeraho aransuhuza ati nitwa Frank, nanjye mubwira ko nitwa Karen. Mpita mubaza nti ese hari ahantu waba unzi? Arambwira ati oya, gusa nahoze nkubona ukatakata umanuka utambika, wagira ngo wayobye pe sibyo? Nahise mubwira nti cyane rwose wabimenye, iyi ni inshuro yanjye ya mbere muri iki kigo. Nayobewe neza neza umuryango w'ishuri nari ndimo kwigiramo. Yahise ambwira ati humura rwose bibaho, ntabwo ari wowe gusa twese bitubaho. Nanjye ku nshuro yanjye ya mbere byambayeho, narayobye rwose. Noneho njyewe nagiye no mu ishuri ritari iryacu ndicara ndiga. Hashize akanya nibwo naje kumenya ko ndimo kwigana n'abantu tutiga mu ishuri rimwe. Cyakoze narekewe kuyoba nka nyuma y'iminsi ibiri cyangwa itatu nibwo nari ntangiye kuhamenya neza. Nuko mpita mubwira nti yewe ndumva noneho twese ari uko biba bimeze. Nuko Frank arambwira ati cyane rwose hano abantu benshi babanza kuyoba, hano hantu ni hanini cyane ku buryo nta waguseka ngo nuko byakubayeho ku nshuro yawe ya mbere. Twaganiyeho gatoya nuko ambwira ko ari mu mwaka wa kabiri, ambwira department yigamo numva ni nk'iyanjye. Ati ni byiza cyane rero ubwo twiga ibintu bimwe. Ati ntuzongere kugira ikibazo na kimwe ugira, kandi ntuzajya uhura n'ikintu kigucarenjinga uzajya umbwira. Twahanye contact, hanyuma mubwira ko twari turimo kwigira muri room 9, hanyuma aranyobora aranjyana ngezayo nuko ninjira mu ishuri nkomeza kwiga. Frank kuva icyo gihe twahise dutangira kujya tuvugana cyane, ndetse rwose ari no mu bantu bamfashije kumenyera. Yatangiye kujya ntembereza akanyereka ahantu henshi mu kigo ntarinzi ndetse no hanze yaho kuko yari yo nshuro yanjye ya mbere muri icyo gihugu. Birumvikana ko hari ahantu henshi numvaga nkeneye kumenya. Frank numvaga mwishimiye cyane kuko yari umuhungu mwiza w'imico myiza, nta ngeso mbi n'imwe rwose nigeze mubonaho. Twatangiye kujya tuba turi kumwe ahantu henshi hashoboka. Abantu benshi batangira kujya bagira ngo ni musaza wanjye, yewe bakanatubwira ko dusa cyane, maze tukabiseka kubera ibyo bintu byose babaga batubwira kandi tutanakomoka mu gihugu kimwe. Igihe cyaje kugira rero nuko ubucuti bwacu bufata indi ntera, buva ku bucuti busanzwe nuko tuza no gukundana. Mu gukundana kwanjye nawe ariko nahoraga nitwararitse iteka. Nahoraga nibuka impanuro ababyeyi banjye bampaye ubwo nari ngiye kuza kwiga, nuko maze bikantera imbaraga nkumva koko ngomba gukomeza kwitwararika. Igihe cyaje kugera Frank asoza amashuri ye, birumvikana ko njyewe naburaga umwaka umwe kugira ngo nanjye ndangize kwiga. Akimara kurangiza rero nta kazi yahise abona, yabanje gushomeraho
akajya agenda abona uturaka dukeya. Twakomeje gukundana, nuko igihe kiza no kugira nanjye amasomo ndayasoza, ariko narinze ndangiza kwiga Frank atarabona akazi, abona uturaka gusa. Twari tugikundanye cyane, ariko twari dutangiye kubabazwa nuko twari tugiye gutandukana. Buri buke ngataha, yaje kundeba ngo dusezeraneho. Mubwira ko intera igiye kuba hagati yacu nta kintu na kimwe izigera yangiza ku rukundo rwacu. Twasezeranye ko tutazigera duhemukirana, dusezerana nyine ko tuzakomeza gukundana nk'uko byari bisanzwe bimeze, kandi twemeranya ko tuzahita dukora ubukwe nitumara gufatisha ubuzima twese. Twapangaga ko nibura tutazarenza imyaka 2 tutarakora ubukwe. Dutandukana byari amarira n'agahinda, numvaga ntashaka kumurekura kandi nawe niko byari bimeze, ariko nta kundi twagombaga kubigenza. Nageze mu rugo bankumbuye cyane, kuko hari hashize igihe kinini ntataha, dore ko nari nararindiriye na diplome yanjye ngo nzaze nyizanye. Papa wanjye rero yarishimye cyane, kuko nari mfite amanota meza cyane, nari mfite amanota ya mbere. Yahise ambwira ati, igihembo ngiye kuguha nuko ngiye kugushakira akazi. Ntabwo byamugoye kukambonera, kuko yari umuntu uzwi cyane, afitanye amakonegisiyo n'abantu benshi, kandi nawe ubwe usibye no kukanshakira nawe yari kukama, kuko yari asigaye afite kampani ye. Ntibyatinze rero akazi naragatangiye, nuko ngakora ngakunze cyane rwose kandi nishimye, maze Frank nawe yishimira kumenya iyo nkuru nziza ko nabonye akazi. Nkimara gutangira akazi ariko hashize nk'amezi 2, natangiye kubura imihango, kuko nayiherukaga nkiri muri Kenya. Nahise nibuka ukuntu njyewe na Frank twari twarifashe mu gihe cyose twamaranye, ariko ku munsi wa nyuma turimo gusezerana aho kwifata bikanga, tugashiduka twaryamanye kandi tutanikingiye. Nahise mvuga ntibyanze bikunze, buriya muri rya joro hashobora kuba haravuyemo umuntu pe, kuko ntago bisanzwe kumara amezi angana gutya yose. Byari ubwa mbere byari bimbayeho. Nahise njya kuri farumasi ngura pregnancy test, nuko ndagenda ndipima, nuko nsanga koko ibyo nakekaga ari byo, nsanga ndatwite. Mbega agahinda! Nkimara kubimenya nahise mpamagara Frank, nuko mubwira ukuntu ibintu bimeze. Frank akimara kubimenya yarishimye cyane, ati ndagukunda kandi nishimiye n'urwo rubuto rw'urukundo rwacu. Nanjye mpita mbyishimira nyine ko abyumvise vuba kandi akabyakira neza. Nti ngaho rero mbwira gahunda y'ubukwe. Yahise ambwira ati, erega ibyo nta nubwo wari kwirirwa ubinyibariza, mba nanjye nahise mbikubwira, ariko urabizi nawe ko ntakubwira iby'ubukwe aka kanya kandi nta bushobozi ndabona. Nawe rwose urabizi ko ari twa turaka twanjye ntarafatisha neza. Wowe umwana uzamubyare, tuzakora ubukwe nyuma yaho tumaze kubona uko ibintu bimeze. Narabyanze nti hoya rwose ntago bishoboka, papa agira amahane, abimenye yanyica. Frank ati birumvikana nk'umubyeyi bigomba kumubabaza, ariko nyine igihe kizagera nuko abyakire. None se wowe urabona twabigenza gute? Nakomeje kumwumvisha ko dushobora gukora ubukwe mu bushobozi bukeya twari dufite, ariko Frank arabyanga. Ati rwose ikibanze nuko njyewe nawe dukundana, tuzaba dukora ubukwe, reka twe kubyihutisha kandi tudahagaze neza. Nakomeje kumwinginga, ambwira ko rwose abona nta bushobozi yahita abona, atari ko ndabitekerezaho, ndakomeza nshakisha ahantu hose, nimbona byakunda nzakubwira. Nahise numva mbabajwe no kumva ko Frank adashyigikiye ko duhita dukora ubukwe ako kanya, ko ashyigikiye ko tuzabukora nyuma. Ndavuga nti se ubwo ko nzabigenza gute? Nahise mfata umwanzuro wo kuba nyihishe, mu gihe nta gisubizo gifatika yari yambwira. Nikomereje ubuzima bwanjye busanzwe mu rugo, nta muntu n'umwe wigeze abikeka.
rugo rero yari famiye ikunda kwishima cyane, ikunda gusohoka kandi mu rugo hahora udupati twa hato na hatoya. Basaza banjye bari barambwiye ko nimbona akazi umushahara wanjye wa mbere ngomba kuzahita mbasohokana, nuko bakajya kuwishimira. Batangiye rero kunyataka bati ko watwemereye kudusohokana bite byawe ariko cyangwa uzi ko twabyibagiwe. Nababwiye rwose ko nta kibazo, ko bagomba gutegura ahantu heza bashaka nuko nanjye nkabasohokana. Twagombaga rero gusohoka twese mu rugo ntawe usigaye, na papa na mama bose twagombaga kujyana. Twagiye aho hantu twari twasohokeye nuko twodaringa ibintu byose dukeneye, turicara dutegereza ko babituzanira. Reka rero bazatuzanira ibyo twari twatumije maze umwuka w'ifi unkubite. Natangiye kuruka neza neza numva ngiye gupfa, inda ndaheza neza neza. Byanguye nabi cyane mu bintu nanjye ntari nzi, byarantunguye cyane. Batangiye bose guhurura bati bigenze bite, ubaye iki? Papa nawe atangira kuntonganya ati kuki wihagararaho, kuki wemeye ko dusohoka kandi ubizi neza ko urwaye? Nuko ndamubwira nti humura papa, humura rwose ndaza kumera neza. Nubwo navugaga gutya ariko umwuka w'ifi wakomezaga kunkubita nkumva nenda gupfa kandi nkumva simfite ahantu mpungira. Nabuze uko mbyitwaramo neza ariko mama asa nk'uwabiketse, nuko ahita yifata yigizayo. Nuko abwira basaza banjye ati mwegezeyo biriya byose byo kurya, abanza amere neza. Mama numvise ntabaye nuko ndiruhutsa ku mutima nti urakoze cyane mama. Papa we yakomezaga ambwira ati rero tujye kwa muganga, ngwino tugende ujye kwivuza. Nuko nanjye nkamubwira ko nta kibazo mfite, ko ndi buze kumera neza. Papa ati oya, tugomba kujya kwa muganga rwose, ntimukajye mufata ibintu ngo mubyite ko ari ibintu byoroshye. Ni kwa kundi ibingibi abantu bagenda bakinisha indwara, nuko ugaza gusanga umuntu arabacitse kandi nyamara hari akamenyetso gatoya umuntu yigeze kugira, nuko bakagakinisha. Ngwino tujye kwa muganga babanze bamenye impamvu ufite. Nakomeje kubwira papa ko nta kibazo mfite, ko rwose ntangiye no kongera kumera neza, ariko yanze kunyumva. Mama we aho yari ari nabonaga rwose ashobora kuba yabiketse, kubera ukuntu nabonaga yasuherewe n'ukuntu yari avuze ngo iyo fi bayikureho byose babyigize hirya. Papa abandi bose yahise abasiga aho ngaho, nuko aramfata anshyira mu modoka ngo ninze tubanze tujye kwa muganga barebe ukuntu ibintu bimeze, bamenye impamvu y'ikintu nari mbaye cyatumaga ntangiye kuruka. Twaragiye tugeze kwa muganga, nuko papa asigara yicaye hanze ku ntebe, naho njyewe ninjira mu isuzumiro kubana na dogiteri. Muganga yaransuje atangira kumbaza uko meze, atumeze gute, wafashwe gute, byatangiye gute. Nanjye naramusubije ariko ndamubeshya, mubwira ko ari umutwe maranye iminsi, ko kandi nawo nkeka ko ari ukubera stress mazemo iminsi ntaryama ntaruhuka. Nuko mubwira ko bishobora kuba biri guterwa no kuba nari maze igihe kinini ku ishuri ndi bize mu bizami, nkaza nta no kuruhuka nkahita ntangira akazi. Nti rero papa yabonye umutwe wanjye ukomeje kumerera nabi, ntakibasha no gusinzira, nuko aramperekeza angeza hano kwa muganga. Muganga yahise ambaza niba usibye umutwe gusa nta kindi kimenyetso cyangwa se ubundi burwayi naba mfite, maze ndamuhakanira nti ni umutwe gusa rwose nta kindi. Bamfashe ibipimo nyine vital sign, nuko babona byose bimeze neza. Muganga yahise ambwira ati nta mpamvu rero zo kugusabira ibizamini, rwose genda uruhuke hanyuma nkwandikire n'imiti biraza kumera neza. Ndaguha ropo medikari y'iminsi nk'itanu, nuko ugenda ubanza uruhuke neza, ndizera umutwe uzakira. Iyi miti ngiye kukwandikira n'icyo kiruhuko nibitagufasha uzagaruke hano turebe.
nuko nanjye ndamubwira nti rwose murakoze cyane muga. Muganga yahise ampereza urwo rupapuro rwanditseho imiti nagombaga gufata ndetse n'urundi ruriho ikiruhuko cy'iminsi 5. Hanyuma ndasohoka nishimye cyane, ni papa uyu munsi rwose nta kintu ari bumenye. Nkimara gusohoka ngo njye kugura ya miti bari banyandikiye, papa yari akicaye aho ngaho hanze antegereje, nuko ahita ambaza ati bakwandikiye ibizamini se ngo uherekeze ujye kubifatisha? Nti oya papa, ni imiti gusa na sikirivu bampaye ikiruhuko cy'iminsi 5 ngo ngende nduhuke mbanze mere neza, nimba ifatanya n'imiti rwose muganga nyijeje ko nzahita mera neza cyane. Rero reka mbanze ngende kuyigura hanyuma nze tugende. Papa yahise amera nk'utabyumvise neza, ati gute se nta bizamini bagusabiye, imiti gusa? Ubwo se ntago byari bikenewe ngo bamenye impamvu wari urimo kuruka? Ndamubwira nti oya papa, dogiteri ambwiye ko atari ngombwa, ngo iyi miti anyandikiye iraza kumfasha. Papa wakundaga gukurikirana ibintu byose, ati oya ariko se ubwo nta bizamini bafashe koko? Ubwo se ni sawara? Ubwo se akubwiye ko arimo kukuvura iki? Akubwiye ko urwaye iki? Tukiri muri izo mpaka zose, muganga wasaga naho nta barwayi agifite bamutegereje yahise asohoka, nuko asanga nkiri kumwe na papa aho ngaho arimo kumpata ibibazo. Nuko papa ahita amubwira ati pardon doctor, ese nababaza, uyu ni umukobwa wanjye, none se musanze arwaye iki? Ndumva we atanasobanukiwe neza rwose, wagira ngo ntago azi indwara musanze arwaye. Muganga yahise amubwira ati ese ni wowe papa we? Umukobwa warwaye umutwe kandi nawe nyine ntago stress amaranye iminsi, mumureke aruhuke neza, agire bed rest ifatika hamwe n'imiti biraza kugenda neza. Nuko papa ati umutwe? Hanyuma se umutwe uhuriye hehe no kuruka? Muganga arikanga ati kuruka? Ati cyane rwose, mu kanya yarapfuye neza, nacyo gitumye rega muzana kumuvuza. Umutwe wo nta nubwo nari nzi ko urwaye, nta nubwo yari yarigeze awumbwira. Muganga yahise andeba ati kutigeze umbwira icyo kibazo kindi? Nuko ahita yihindukira areba na papa ati rero umukobwa wawe namuvuye ibigendanye n'ibyo yambwiye, ibyo bindi ntabyo yigeze ambwira. Papa umujinya wahise uba mwinshi, nuko ankubita urushyi ati nta soni, ukabeshya muganga. Muganga yahise asubira muri consultation, hanyuma twese turinjira, njyewe na papa twese turinjirana. Muganga atangira kumbaza ibibazo byinshi, atuheruka mu mihango ryari, mbese nyine yambazaga ibintu byose byaba bifitanye isano n'icyo kibazo nari nagize. Papa yahise amubwira ati muga, musabira ibizamini byose bishobora kugaragaza ikintu cyose cyaba gifitanye isano no kuruka, kuko ntago numva ukuntu yakugeza imbere hanyuma akabihisha. Nuko papa ahita ampindukirana ati ubundi Karen, wize iyo mico mibi yo kubeshya ryari koko? Nabuze icyo mvuga ndaceceka. Nuko njya gutanga ibyo bizamini, ariko noneho ntangira no gutitira kubera ubwoba nari mfite. Papa yabonaga ukuntu ndimo gutitira, atubanza hari urwaye na malariya kuko nta kindi kintu cyatuma utitira gutyo. Namaze gutanga ibizamini, nuko turicara dutegereza ibisubizo, ariko aho biziye numva ubwoba buranyishe, numva nshatse nko kwiruka. Twarinjiye nanone dusubira kureba muganga, ariko papa namureba nkabona yishyizemo rwose ko ari malariya ndwaye kubera ukuntu nari ndimo gutitira cyane. Muganga rero atangiye kureba ibisubizo byose, nuko ahita abwira papa ati umukobwa wawe rero aratwite. Njyewe nta kintu na kimwe kigeze kintungura ko n'ubundi nari nsanzwe mbizi. Papa arandeba ati ko mbona bisa nkaho bitagutunguye. Nuko ndaceceka mbura icyo mvuga.
Nari nzi ko papa agiye guhita ankubitira aho ngaho mu maso ya muganga, ariko mbona nta kintu na kimwe ankoreye, yewe nta n'ijambo na rimwe yabashije kuvuga uretse kumbwira ngo congratulation, ngaho haguruka dutahe. Narumiwe ndatekereza nti uyu nguyu ni papa cyangwa noneho marayika wa Nyagasani yamunyohereje rwose kugira ngo aze yihishe muri papa. Uyu ni marayika turi kumwe si papa. Papa akumva ko ntwite agaceceka ntagire ikintu ankoraho na kimwe. Twaragurutse ngo tugende, ariko nanone ubwoba butangira kunyica kubera ukuntu papa turimo dutaha nta rindi jambo na rimwe yabashaga kumbwira. Twese twari ducecetse, nta muntu n'umwe urimo kuvugisha undi. Twaragiye tugeze mu rugo, hahita njya ku rufunguzo rwa chambre yanjye, nuko ndarumuhereza, arangije arankingurira ati ngaho ngwino winjire ujyemo uruhuke, nanjye ndaje ngiye kukuzanira amazi yo kunywa. Narinjiye nicara ku gitanda cyanjye, ndavuga nti Mana yanjye ushimwe rwose, papa yarahindutse. Sinzi niba uyu ndimo kubona ari papa wanjye cyangwa se niba ari undi muntu. Nakomezaga gushima Imana mu mutima wanjye, ni Mana yanjye sinzi n'ukuntu nagushimira. Nkiri muri ibyo byose ariko papa wari wagiye agiye kunzanira amazi yo kunywa, yaje azanye rakerete, nuko ahita akinga n'icyumba cyanjye. Nabonaga ukuntu yinjiye isura ye yahindutse, nkumva ubwoba buranyishe. Yahise atangira kumpundagura ahantu hose, arankubita nta kintu na kimwe yitayeho. Yarankubise, ndavuga nti uyu nguyu ntago yaba ari papa wanjye. Ni uwuhe mubyeyi ushobora gukubita umwana yabyaye kuri uru rwego koko? Yakomeje kunkubita kugeza naho ntabashije no kongera gutekereza. Yageze aho ashyiramo pose ati ngaho mbwira uwaguteye inda. Nahise ntekereza ko Frank atiteguye kuntwara, nanone numva sinabivuga kuko n'ubundi numvaga ari buhite arakara akankubita kurushaho. Naracecetse, nuko ntaragira ikintu nongera kuvuga, nuko arankubita cyane yenda kunyica. Mama na basaza banjye bahise bahagera, nuko bumva imirogo mu cyumba cyanjye, baza biruka baje kureba icyabaye. Baraje basunika urugi ariko bumva harakinze, bumva papa arimo kunkubita cyane. Papa yumvishe bakomeje kumukomangira basa n'abashaka gukuraho urugi, nuko ahagarika kunkubita arakingura, nuko ahita yadukira mama aho batangira gukubita ati ni wowe wamureze nabi. Iyo umuha uburere bwiza byose ntago byari kuba bibaye. Umukobwa umwe rukumbi wabyaye akakunanira koko, nta soni? Kuki utamuganirije? Ubwo uri umubyeyi nyabaki? Kuki utamwigishije kwikingira byibuze? Basaza banjye batangiye gusa naho bahosha iyo mirwano, nuko papa aratuza ababwira uko ibintu byose byagenze, nuko ababwira ko basanze ntwite. Nuko mama atari ku bundi ubu ngubu uri kumuhora iki? Umwohereza muri Kenya ntago nakubwiraga? Papa ati ceceka, iyo umuha uburere bwiza ukamuba hafi, ukamuganiriza, ukamwigisha no kwikingira byibuze, niba kumwigisha kwifata warabonaga atazabishobora. Batangiye kwitana ba mwana, ariko bigeze aho mbona bisa nkaho bituje, nyine mbona papa abaye nk'umuntu utuje, ariko ntago ariko byari bimeze. Ahubwo yatangiye kunsimbukira nuko amfata mu ijosi, nuko arambwira ati ngaho uhita uvuga vuba vuba umuntu waguteye inda. Nabonye ko ibintu bikomeye cyane, ni papa, ngaho ndekura mukubwire, mbabarira mukubwire rwose. Nahise mubwira nti ni umunyakenya wanteye inda ubwo nari ndi muri Kenya ndi kwiga. Nuko aravuga ati mujye munyumvira, wajyaga kwibambaza ku banyamahanga, twari twabigutumye, hita uzana nimero ya telefone muhamagare. Nahise nzimuha vuba vuba nta kuzuyaza, kubera ukuntu nabonaga papa yarakaye cyane. Yahise amuhamagara amukankamira cyane, ati urabizi neza ibyo wakoreye umukobwa wanjye sha? Ese ubundi wamenye ndi papa wa Karen?
none urabizi neza ko wamuteye inda? Franka ati ndabizi kandi ibyo twabiganiriyeho twanabifatiye umwanzuro. Papa ararakara ati umwanzuro wuhe? Umwanzuro nyabaki? Franka ati twumvikanye ko azabyara ariko ko ubukwe buzaba nyuma umwana yari amaze kuvuka, kuko ubu ngubu ntabwo twiteguye gukora ubukwe kuko turacyarimo kwiyubaka, kandi humura rwose umukobwa we ndamukunda cyane, tuzabana ntugire ikibazo. Papa ati ariko ibyo ngibyo urimo kuvuga ni ibiki sha? Ninde wakubwiye ko umukobwa wanjye yabyarira mu rugo? Abantu bose n'ukuntu banzi n'ukuntu banyubaha, ubwo nta soni koko? Ibyo bintu urimo kwivugisha uzi uburemere bifite? Mugomba gukora ubukwe byanze bikunze, si ngombwa ko abanza kubyarira hano. Icyo gihe papa yari yashyize loudspeaker twese turimo kumva ikiganiro barimo kugirana. Frank akomeza kumva ukuntu papa yarakaye, ati ntacyo, ndaza kuvugisha muzehe wanjye, turaza kukubwira umwanzuro. Nuko papa ati nizere ko muri buze kumpa umwanzuro muzima. Nuko ahita akupa. Nahise ngenda mpamagara Frank, nimbabarira Frank papa wanjye yankubise inkoni zirenda kunyica. Nawe ukuntu yakuvugishije amezi yarakaye wabyumvise, none mbabarira mu bushobozi buke bwose dufite dukora ubukwe rwose, nta kibazo uko ubukwe buzaba buciriritse kose njyewe nzabyihanganira. Frank yari asanzwe ari umunyamahoro, ati humura ndaza kuvugisha muzehe wanjye, ndaza kukubwira uko bimeze. Frank yabiganiriye na papa we kubw'amahirwe papa arabyumva, nuko atangira kuvugana na papa wanjye ngo babipange. Nuko papa Frank asaba imbabazi papa, ati umbabarire ntabwo umuhungu wanjye yari yarigeze ambwira uko byagenze, ati ariko numvise afite impungenge yuko bakirimo gufonda ubuzima batiteguye kugira ngo bakore ubukwe. Papa ati niba ari ikibazo cy'ubushobozi rwose nzabafasha, ubukwe naho nabwikorera, kandi na nyuma yo kubana nzakomeza mbafashe kugeza igihe uwo muhungu wawe azabonera akazi. Rwose ibyo ngibyo ntibibatere ikibazo, njyewe nditeguye. Bavuze ko niba ari uko bimeze nta kibazo, ariko babwira papa ko bazaza nuko bakamenyana na famiye yanjye kuko batashyingira mu bantu batazi. Papa yababwiye ko ibyo nta kibazo rwose. Nuko umunsi wo kugira ngo baze nawe uragera. Birumvikana ko mu rugo byari ibicika, twari twiteguye abashyitsi ku rwego rwo hejuru mu buryo budasanzwe rwose, bari biteguye abakwe babo. Nanjye numvaga ameze nk'umuntu uri mu nzozi, numvaga nishimye cyane kandi numvaga nkumbuye Frank cyane, nkishimira ko ngiye kongera kumubona. Nari nishimye kuko numvaga ko ubukwe bwanjye na Frank bugiye kuba, nubwo Frank nta kintu yari yakagira, yari akiri umukene, ariko numvaga mukunze cyane ku buryo budasanzwe, yari umusore w'inzozi zanjye. Icyo gihe rero bari buze nyine amasaha yegereje, njyewe na papa nitwe twagiye kubafata kuri airport. Papa akibakubita amaso yarabishimiye cyane, ndetse yishimira na Frank cyane, anamusaba imbabazi ko yari yaramurakariye akaba yaranamubwiye nabi kuri telefone. Nuko Frank ati humura rwose ntabwo njyewe nigeze nkurakarira, kuko nk'umubyeyi byarumvikanaga ko rwose guhita ubyakira ari ibintu biba bitakoroheye. Twaje tuganira twishimye, ariko tugeze mu rugo mama akibakubita amaso mbona agize akantu. Mama twari twasize yishimiye abashyitsi cyane ku rwego rwo hejuru, noneho yahise akonja, nuko tubona arasuhewe no kuvuga bitangira kumunanira. Nitegerezaga mama nyobe nkayoberwa ikintu ahise aba muri ako kanya. Mama Frank we yakomezaga kumwitegereza, nuko atangira kumubaza ati ariko se nkuzi he? Ko mbona wagira ngo ndakuzi, tuziranye he? Wowe nta hantu nzi? Mama ati oya rwose reka njyewe nta hantu nkuzi, ndabona ari ubwa mbere nkubonye. Mama Frank ati ni ubwa mbere ko nkuzira?
nyamara ndakuzi. Nuko akomeza kumwitegereza ati uzi ko nkwibutse? Burya ubwonko bwa muntu ni igitangaza, burabika pe. Ese burya ko uracyariho? Ni agatangaza rwose, ntago natekerezaga ko waba ukiriho. None se ubu koko ntago wamenye? Niba utanamenye se, umugabo wanjye we ntago wamumenye? Ubundi se ko mutayambiranye cyane, ntago mwari mukumburanye? Nyuma y'igihe cyose gishize rwose ubu murumva nta rukumbuzi mufitanye? Cyangwa hari ubundi buryo mwajyaga mubonanamo njyewe simbimenye? Twakomeje kumirwa twebwe twibaza ibyo uwo mudamu ari kuvuga, biratuyobera. Twatangiye kugwa mu kantu, ariko mama na papa Frank bo bari babaye nk'ibiti neza, nta nubwo bari bagitinyuka kureba mu maso yacu, bari bunamye barimo kwirebera hasi. Bari bafite isoni z'uko hari umuntu bahuza amaso, ni ibintu byagaragaraga. Nubwo twese twari twakomeje guceceka, mama Frank we ntago guceceka byamukundiye. Wabonaga afite agahinda kenshi rwose, afite ibintu byinshi ashaka kuvuga. Nuko abwira mama ati, ese wa mudamu utagira umutima, ni gute umuntu ashobora guta umwana w'ibyumweru 3 akaryama agasinzira, ntagaruke kureba ko umwana yabayeho, ntagaruke kureba ko umwana yakuze, ntagire amatsiko yo kumenya ko byibuze ahantu umwana we ari banamufashe neza? Ubwo nta soni? Njyewe natekerezaga ko wapfuye, kuko ntago numvaga ko wawe ukiriho, ukiri muzima, ngo utaragarutse kureba umwana wawe. Erega ndabona muri n'abakire, mubayeho neza, muradamaraye, murishimye, ariko ntugire n'ubwo bumuntu bwo kugaruka ngo urebe umwana wawe. Ariko sibyo, tubireke. Ntunahamagare no kuri telefone ngo ubaze uko umwana wawe yaba ameze, cyangwa se ngo uramubwire nawe akuvugishe, umuvugishe kuri telefone byibuze. Nuko ahita yindukirana umugabo we papa Frank ati, niko se wowe, ubu ntago wari uzi ko akiriho koko? Njyewe nari nararetse kumukubaza, kuko igihe cyose namuvugaga twaratonganaga, nuko mpitamo kuguha amahoro, ndabireka burundu, nanga kongera kugira ikintu mukubazaho. Papa yahise avuga ati, ariko si ubwo ibyo ngibyo murimo ni ibiki? Ubundi wowe ibyo uri kuvuga ni ibiki? Mutubwire neza. Ibintu murimo murabica ku ruhande, nturi kubivuga ngo birangize, ngo uruhinja rw'amezi 3, ngo ntiyagarutse kureba umwana. Ibyo ngibyo ni ibiki? Rwose njyewe ndashaka kumenya ibyo bintu neza. Mama yahise atangira kurira, anasaba imbabazi ati, ndabinginze mumbabarire, nta rindi jambo nabona navuga, nsabye imbabazi rwose. Papa Frank we nta kintu na kimwe n'ubundi yari ashoboye kuvuga, usibye guhagarara akirebera hasi gusa. Mama Frank noneho yahise atangira kutubwira inkuru yose, ati byose byatangiye ubwo uyu mama Karen yigaga kaminuza muri Uganda. Umugabo wanjye nawe niho yigishaga, ubwo birumvikana nyine ko yamwigishaga. Batangiye rero gucudika, nuko umugabo wanjye atangira no kunca inyuma akajya aryamana n'uyu mama Karen. Abantu batangiye kubimbwira ko ngomba kuba maso, ko umugabo wanjye ashobora kuba ansha inyuma aho yigisha. Nuko nanjye ndabyihorera mbigenza gake, kuko nta n'ibimenyetso bifatika nari mfite. Nyuma y'igihe gito rero naje kumva ko hari umukobwa yateye inda, ariko mbimubajije arabihakana. Urumva nyine umugabo wanjye yabaga ari muri Uganda mu kazi, akaza muri vakanse, nuko akansanga muri Kenya aho twabaga. Kera kabaye rero uyu mudamu yaraperereje, nuko amenya aho twabaga, mbona nzaniye uruhinja, nuko arambwira ati, umugabo wawe yanteye inda. Nanjye mpita amenya ko bya bindi numvaga bavuga byari byo. Icyo gihe twarashwanye cyane,
ati rero ugomba gusigarana uru ruhinja nta kundi nabigenza. Ndamubwira nti ntibishoboka, ntabwo ushobora kwihekura uruhinja rw'ibyumweru 3. Nuko arakomeza kumbwira ati nyamara uyu mwana ndamugusigira, ntabwo ngomba kumujyana. Nanjye ndamubwira nti umwana simwanze, ariko genda umwonse acuke byibuze agire n'imyaka 2, ubone kumunzanira nzamurera. Yaranze ambwira ko byose ari amakosa y'umugabo wanjye, ngo yari yaramubeshye ko ari umusore nta mugore agira azamujyana. None ngo undi musore bari basanzwe bakundana yamusabye ko bakora ubukwe, ngo kandi ntagomba kumenya ko afite umwana, ngo aracyari muto, ntashaka ko uwo mwana abyara azamwicira ubuzima akamwangiriza ejo hazaza he. Nuko akimara kumbwira ayo magambo yose nta n'isoni rwose, nuko arigendera ansigira uwo mwana. Nuko akomeza kugenda yivugisha ngo ngaho ninirengera ingaruka z'amakosa y'umugabo wanjye ugenda atera inda ababonye bose. Icyo gihe natangiye kurera Frank gutyo. Njyewe nari nzi ko uyu mudamu ari umugandikazi kuko yigaga muri Uganda. Nta nubwo nongeye kumenya amakuru ye kuko akenshi iyo namubazaga uyu mugabo wanjye nta kindi kintu yansubizaga usibye gutongana gusa. Nuko ngeze aho nanjye nyine ndamwihorera kugira ngo mu rugo rwacu havuke amahoro. Frank namureze kuva icyo gihe nyine ari uruhinja, murera mukunze cyane, numva mufitiye impuhwe kubera ibyo yari bimaze kumubaho. Natangiye kubwira abantu bose ko nabyaye, nuko bakumirwa bibaza ukuntu umuntu atwite inda akabyara akabihisha ntihagire n'umuntu n'umwe ubimenya. Nuko nanjye nkababwira ko aribwo buryo nashatse kubikoramo. Nuko bamwe rwose barabyakira batangira no kumpemba. Nta muntu n'umwe wigeze amenya ko Frank atari umwana nikuriye mu nda yanjye, usibye abantu bakeya bo muri famiye yanjye. Abandi bose bazi ko Frank ari uwanjye. No mu gukura kwe kandi nirinze ko bamenya ko mama we yamutaye, nanga ko nawe yabimenya kugira ngo bitazamutera agahinda, agakurana igikomere cyo kumva ko mama we yamusize afite ibyumweru 3 gusa. Gusa nanone ntago nari nzi ko iyo nza kumubwira ukuri byari kumufasha, wenda ntabwo mu makosa nk'ayo yaguyemo. Ibi byose ntago rwose nari nzi ko bishobora kuba. Mana yanjye, ndumva bitangiye no kundenga. Ngibyo by'uyu mudamu mwese mutari muzi. Twese agahinda karatwishe, nuko biranaturenga. Mama atangiye gusaba imbabazi, asaba imbabazi Frank ko yamutaye, asaba imbabazi papa kuba amara icyo gihe cyose yaramuhishe ko yabyaye undi mwana. Nuko nanjye nsaba imbabazi ko atumye nterwa inda na musaza wanjye. Twese imitima yacu muri icyo gihe yari ishenguwe n'agahinda, ku buryo nta muntu n'umwe wari witeguye kubabarira mama muri ako kanya. Papa we kwihangana byaranze, ati fata ikintu cyawe cyose ufite muri iyi nzu, kuva uyu munsi ntabwo ukiri umugore wanjye wankoze y'ibibi we, sinakomeza kubana n'inyamaswa nkawe. Agahinda twese karatwishe. Wa muryango wari w'ibyishimo n'umunezero uhinduka uw'amarira n'agahinda mu kanya gatoya cyane. Ubu tuvugana papa na mama baratandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Umwana wanjye nawe yaje kuvuka, ariko avukana ubumuga, nuko abantu babizi bakavuga ko bifitanye isano no kuba naramubyaranye na musaza wanjye. Gusa ntago nzi niba ibyo bavugaga byari byo koko. Gusa umwana wanjye kubera kurwaragurika no kuvukana ubundi burwayi nyuma y'umwaka n'igice mubyaye duhora mu bitaro, yitabye Imana. Najyaga nibaza ukuntu nzabwira umwana wanjye ko papa wari uncle we, ko nanjye mama we ndi auntie we, nkumva biranshanze. Gusa buri gihe mama amakosa yose niwe nyashyiraho. Iyo aza kubwiza papa ukuri, ntabwo ibyo bintu byose biba byarabaye. Aba yaramubwiye ko afite umwana, nuko papa akabimenya akabyakira. Byose ntabwo biba byaragenze uko nguko. Iyo abwira papa ibyamubayeho byose, papa yari kumukunda
atamukunda kandi nabwo akabireka, ntabwo yari kuzabura undi wakira ibyamubayeho akamukundira uko ari. Nanjye kandi ndigaya cyane. Iyo nkomeza kwifata simbone na Frank igihe cyo kubana ngo dukore ubukwe kitaragera, ntabwo byose biba byarabaye. Ni byinshi byambayeho nicuza, ubu ngubu agahinda karenda kunturitsa umutima. Natumye ababyeyi banjye batandukana mu bintu batigeze batekereza kuva babaho. Wa musore w'inzozi zanjye nakunze nawe ubu sinkimufite. Mbana n'ibikomere ku buryo mba numva ntazabasha no kongera gukundana ukundi. Gusa nabonye isomo ry'ubu buzima. Ubuzima nta draft bugira cyangwa buriyo, ku buryo ushobora gukora ikintu ukavuga ngo uragisiba cyangwa se ugihanagura kimere nk'aho kitigeze kibaho. Nabonye ko mu buzima umuntu atagomba gukora ikosa abizi neza ko ari ryo, ngo yumve ko ari ibintu biri aho, kuko byanze bikunze birakugaruka. Nifuje kugusangiza iyi nkuru yanjye kugira ngo utazagwa mu makosa nk'ayo twaguyemo. Wakoze cyane rero kuba wayikurikiranye. Imana iguhe umugisha. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mwese mwabashije kubana natwe. Nizere ko iyi nkuru yacu yabakoze ku mutima. Imana ibarinde, naho ubutaha tuzabane mu zindi nkuru nziza cyane tugufitiye. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Bari kumwe nanjye nemwe.